Mwene data nshuti y'umusaraba nongeye kugushima kandi nkusuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane nawe. Nifuje nyuma y'ibihe bitandukanye, nyuma y'ibyo turimo kureba, nyuma y'ibihe bidasanzwe turimo, nyuma y'ibivugwa na nyuma y'ibintu byinshi cyane abantu bagenda bavugira ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye, nifuje yuko twakwigana igitabo cy'Abaheburayo mu gihe nk'iki ngiki, igitabo kitwereka Kristo mu bihe bitatu, uko yari ari, uko ari, ndetse n'icyo arimo gukora mu gihe nk'iki ngiki, ndetse n'umurimo ashyizeho imbaraga cyane mu gihe nk'iki ngiki. Kandi mu gihe nk'iki ngiki abantu batentebutse, ni igihe cyo kwiyubaka ku mbaraga zo hejuru, arizo mbaraga za Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero iki gitabo cy'Abaheburayo tuzakigamo ibintu byinshi. Ndagusaba ngo buri munsi ujye ukurikirana iki cyigisho kugira ngo uzamenye ihumure ridasanzwe n'icyerekezo cy'icyo Imana irimo gukora muri twebwe, n'icyo Imana yifuza ko twakora mu gihe nk'iki ngiki. Imana iguhe umugisha cyane. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira kuri Imana idakangwa na byacitse. Uri Imana ihora uko yari iri, uko wari uri ejo ni kuri kandi niko uzahora. Kandi imbaraga zawe n'urukundo rwawe n'ubutabazi bwawe ntibihindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Reka twiyubake cyane kuri izo mbaraga n'urwo rukundo rwawe. Kandi mu gihe nk'iki ngiki Mwuka wawe wera adusobanurira imigambi yawe kugira ngo winjire muri twe, uduhindure, uduhe kwizera kutarimo ubwoba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iki gitabo cy'Abaheburayo ni igitabo kidasanzwe. Ijambo Abaheburayo ni ijambo risobanura abantu baturutse ahandi. Mu mvugo itazimije ni ijambo rivuga abimukira. Iyo urebye usanga mu itangiriro igice cya 14 umurongo wa 13 Aburahamu niwe wiswe umuheburayo bwa mbere. Kandi mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 5 Pawulo yavuze ko ari umuheburayo mu Baheburayo. Bivuze Pawulo yasobanuraga ko ari umuheburayo utavangiye. Abisiraheli, reka nkwibutse ko bari baragize amahirwe yo kumenya iby'ubutambyi ndetse baranabibitswa. Kubera iki? Babikuraga kuri Aburahamu, babikuraga kuri Mose, babikuraga kuri Aroni. Kandi igihe cya Pawulo yigishaga, abigishwa ba Yesu bifuzaga ko Abisiraheli bagize amahirwe yo kumenya iby'ubutambyi, bamenya n'iby'umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo. Ko Abisiraheli bamufataga nka Mesiya, ariko bari bakeneye kumenya ko atari Mesiya gusa, ahubwo ari n'umutambyi mukuru. Kumenya ibyo rero, ibyo baronkera muri Kristo, nicyo kintu Pawulo yibanzeho cyane. Pawulo yandika iki gitabo, kuko ni nawe wacyanditse, ntiyashatse kwivuga ko ari we wanditse icyo gitabo, kuko umuco w'Abaheburayo wari umeze gutya. Inyandiko yahabwaga agaciro ari uko iyo nyandiko yerereza Aburahamu, Mose na Aroni. Noneho mumenye impamvu yatumye mu gitabo cya Yohana Yesu yibanda cyane kuri Mose na Aburahamu. Kwari ukugira ngo bamutege amatwi, kuko mu bitekerezo byabo Aburahamu na Mose na Aroni nibo bantu bari baragiye bafatamo umwanya munini. Kubw'ibyo rero iki gitabo cy'Abaheburayo Pawulo yacyanditse haburaga igihe gito cyane ngo Yerusalemu irimbuke mu mwaka wa 70. Ni nayo mpamvu rero iki gitabo natwe dukeneye kukiga, kuko ibimenyetso byabanjirije kurimbuka kwa Yerusalemu bishushanya neza ibimenyetso bizabanziriza kurimbuka kw'isi. Igihe rero turimo uyu munsi wa none ni igihe kimeze neza nk'icyo Pawulo yandikiyemo igitabo cy'Abaheburayo. Yerekanye amahirwe adasanzwe ishyanga rya Isiraheli ryagize yo kwakira imigisha y'ukuri ndetse n'ubutumwa bari bafite. Uramutse ushaka kumenya neza ibirenze ibi, wasoma igitabo cyitwa Bible Dictionary cyangwa Bible Dictionary volume ya 8 page ya 450 kugeza kuri page 453. Ni igitabo cyanditswe mu 1960. Reka rero mbere y'uko dusoma iki, mbanze ngira icyo nkubwira kidasanzwe. Muri Bibiliya, mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 15, wa 16 n'uwa 17, ndahera kwa 16. Petero yanditse asobanura ibigendanye na Pawulo yandikira itorero ry'Imana. Arandika, Petero aravuga ngo, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muhuguriwe
muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu. Biragaragara neza ko na Petero yari azi yuko Pawulo yanditse, kandi ibintu Pawulo yanditse byasabaga gusobanurwa na mwuka w'Imana, kuko umuntu ubijyanyemo amarangamutima asanzwe yashoboraga kugwa ndetse akagwa mu kibazo gikomeye. Abaheburayo rero igice cya mbere tugiye kugisoma kugira ngo twakire n'ubusobanuro buva mu bitabo bitandukanye. Abaheburayo igice cya mbere dusome umurongo wa mbere. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe rirute ayabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuge iti, nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti, abamarayika b'Imana bose bamuramye. Ibyo abamarayika yarabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Umurongo wa 8. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Umurongo wa 10. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka, mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwe ukundi, ariko wowe aho uri uko wahoze. Imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Umurongo wa 14 ari nawo usoza iki gice. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Mwene data, hari incamake y'iki gice nakubwira. Icya mbere, iki gice gitangira kitwereka itumanaho ry'ijuru, uburyo Imana itumanaho n'ibiremwa byayo. Hano Bibiliya iravuga ngo kuvugira mu buhanuzi mu buryo bwinshi. Imana yavuganye n'abahanuzi mbere y'uko yohereza umwana wayo, yavuganye n'abahanuzi mu buryo bwinshi, burimo inzozi, burimo kwerekwa, burimo n'ijwi ry'Imana ryumvikanaga. Cyane cyane murabyibuka ko bari bafite n'ubuturo bwera. Ibi byose niho Imana yabiberekeraga. Kandi ikindi, mu gihe cy'iminsi y'imperuka, hano Pawulo yasobanuye ko Imana izavugira mu kanwa k'umwana wayo ubutumwa bwagombaga gutangwa na Yesu ku giti cye. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none, ubutumwa bw'ijwi, ubutumwa bwo kwerekwa, ubutumwa bw'inzozi ntago bwari kurusha imbaraga amagambo yavuye mu kanwa k'umwana w'Imana. Bivuze ngo mu minsi y'imperuka Imana iravugira mu ijambo ryayo ryaturutse mu kanwa k'umwana wayo. Kandi nanone iri tumanaho rirasa neza n'itumanaho ryo mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere, aho Bibiliya itwereka yuko Data wa twese yafashe ubutumwa abuha Yesu, Yesu nawe abushyikiriza marayika, marayika abushyikiriza Yohana ngo bugere ku bantu. Ibi rero birasobanutse. Ubutumwa cano yose yitumanaho itarimo Yesu Kristo ntabwo ibishyitse. Uyu munsi nongere mbwira abantu bifuza gusaba Imana cyangwa gusobanukirwa iby'Imana, igihe cyose Yesu atagizemo uruhare, ubwo busobanuro buzaba bufite ikibazo. Ndetse nagira ngo nkubwire yuko ikintu cya kabiri kiri muri iki gice nta kindi. Pawulo yavuze yuko Yesu ari we shusho y'Imana, niwe ufite ishusho y'Imana. Mwibuke neza ko mu itangiriro igihe Adamu na Eva bacumuraga, ya shusho y'Imana dusoma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, iyo shusho y'Imana yabavuyeho kubw'icyaha. Kubw'ibyo kugarurirwa iyi shusho nta kindi. Niba umuntu ashaka kugarura ishusho y'Imana, ubwiza bw'Imana bukamugaragaraho, Pawulo yerekanye yuko bigomba guturuka muri Yesu Kristo.
ndetse Pawulo yarongeye yerekana aho isi yaturutse, avuga yuko Yesu Kristo ari we Imana yaremesheje isi. Kubw'ibyo rero ni ikosa kuba twamwita ikiremwa, ahubwo ni we waremye. Pawulo yakomeje muri iki gice avuga yuko Yesu ari we uramira byose. Mu magambo make, ikintu baramira ni ikintu kigeze mu maherezo, ikintu gisa n'igifite ikibazo cyagombaga guhungabana, kubw'ibyo akakiramira ngo kidahura n'ibibazo. Kristo niwe ufite igisubizo cy'iyi si mubona yazambye, igisubizo cy'iki kirere cyananiranye, igisubizo cy'ibirimo kwiruka mu bantu, igisubizo cy'ibihugu birimo gushwana, igisubizo cy'ubuhanuzi bwateye abantu ubwoba, igisubizo cy'ibibazo murimo kubona by'indwara z'ibyorezo. Pawulo yavuze yuko Kristo ari we uramira byose. Kwicara iburyo bwa se rero byasabaga ko Kristo yeza kandi agakuraho ibyaha. Kubw'ibyo kuba Kristo yicaye iburyo bwa se ni icyerekana yuko kwezwa bishoboka kandi gukuraho ibyaha byashobokeye muri Kristo Yesu. Mbere yuko Yesu aza, hari ibintu Imana yakoze, aribyo Pawulo yatubwiye hano. Icya mbere, Imana yaramubyaye. Kumubyara byari iki? Kristo ni Imana ni umwe, ariko nanone kugira ngo Kristo azagaragarire abantu bazacungurwe mu buryo bugaragara, bitari mu nyandiko cyangwa bitari mu mateka ya kera, Kristo yagombaga kubana natwe. Jambo abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubwa se. Icyabaye nta kindi, Imana yakoze icyo kumubyara. Munibuke neza yuko igihe Yesu yari ari kuri Yorodani aje kubatizwa, ijwi ryavugiye mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Kubw'ibyo rero uko kubyarwa n'Imana cyari ikimenyetso cy'uko natwe Imana izongera ikatubyara. Kristo kandi yahawe intebe, ahabwa inkoni y'ubugabe ndetse arasigwa. Ibi bintu ni ibintu Pawulo yatsindagiye ngo yereke Abaheburayo agaciro ka Kristo. Nshuti zanjye, nagira ngo namwe mumenye yuko Kristo afite agaciro. Niwe ufite intebe ishobora kuvaho ibisubizo byose, niwe ufite inkoni, kandi iyi nkoni mu Byahishwe bavuga ko azaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Niwe ufite inkoni y'ubugabe, kandi niwe wasigiwe kugira ngo adukemurire ibibazo. Hari icyo Kristo yabwiye abamarayika, hari icyo Kristo yabwiwe abamarayika batabwiwe. Nimureba neza muri iki gice murasanga hari ibyo Imana yamubwiye, ndetse irangije imubwira yuko atareshya n'abo bamarayika bo mu ijuru cyangwa ibindi byaremwe byose. Ikindi kintu cya gatatu gikomeye muri iki gice wakwiga ni ikintu cyerekana inkomoko y'isi n'amaherezo yayo. Ese nshuti yanjye, wari uzi yuko iki gitabo cy'Abaheburayo cyerekana aho isi yaturutse, kikanakuraho inyigisho ivuga ko isi yaturutse mu ihindagurika, ariko kikanerekana n'amaherezo y'isi? Biratangaje. Pawulo yavuze yuko imfatiro z'isi Kristo ari we wazishyizeho, kandi impamvu Pawulo yabivugaga nibyo, kuko mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza ku mirongo wa 31 hagaragaza neza icyo Kristo yakundaga. Uwiteka mu itangiro ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Uyu ni Kristo urimo kuvugwa. Ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari impari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Amen. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Umurongo wa 31, icyatumye Kristo ahinduka umuntu ni iki? Icyatumye ashyiraho isi ni iki? Umurongo wa 31, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Ibi biragaragaza yuko mbere yuko isi ibaho, Kristo yumvaga azanezerwa ari uko isi ibayeho n'abantu bakayibaho. Kandi isi imaze kuremwa, Kristo ataraza ngo ahinduke umuntu ku isi, nta kintu na kimwe cyahoraga kimuraje ishinga n'umunezero. Ikintu cyamunezezaga cyane, yumvaga anezerewe no kuzibona ari ku isi, ari umuntu abana n'abantu. Reka mbabwire ko n'uyu munsi wa none nta gishobora kunezeza Kristo nko kuba hagati y'abantu be. Isi izashira, Pawulo yarabivuze, izasaza nk'umwenda. Yesaya 24 muze kuyisoma neza. Ubu buhanuzi burimo gusora mu maso yacu buri neza muri Yesaya igice cya 24. Ndakwinginze nshuti yanjye ngo iki gicu gisome, ariko kigaragaza neza ko isi izashira, izasaza nk'umwenda.
nk'umwenda kandi izazingwa nk'umwitero. Ndetse Pawulo we hano mu gitabo cy'Abaheburayo yavuze yuko bizahindurwa ukundi. Aha mu buryo bw'amarenga yerekanaga yuko Imana izakuraho iyi si ikarema indi si nshya itarimo icyaha n'ubugome n'ibyorezo n'amakuba nk'ibyo tureba. Pawulo muri iki gice cya mbere nanone yerekanye inshingano y'abamarayika mu nama y'agakiza. Ibi ndagira ngo abafite igitabo cy'icyongereza cyangwa bashobora kujya kuri internet muze kuza kudawunirodinga ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantiste volume ya 7, ni nayo ibonekamo igitabo cy'Abaheburayo. Iyi volume ya 7 ni nayo ibonekamo igitabo cy'ibyahishuwe ku bantu bashaka kumenya aho ibihe byerekeza. SDA Bible Commentary volume ya 7 page ya 74 kugeza kuri page ya 78. Hano Ellen White yasobanuye ibigendanye neza n'inshingano y'abamarayika mu nama y'agakiza. Izi nshingano ni izihe? Iya mbere, Pawulo yavuze yuko abamarayika ari imyuka itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Nagira mbabwire ngo mu bihe nk'ibi ngibi bitugoye, abamarayika barahari, baroherejwe kugira ngo badufashe, kuko twe turi abazaragwa agakiza. Gufasha abazaragwa agakiza niyo nshingano ya mbere y'abamarayika. Nshingano ya kabiri, baba mu itorero ngo rigere ku ntego, rigume mu mbaraga. Kugira ngo itorero rigume mu ntego kandi rigire imbaraga, bisaba ko abamarayika bagomba kuba baririmo. Abamarayika bimira Satani n'abadayimoni, bigatuma abantu b'Imana babasha kwakira icyo Imana yabageneye. Abamarayika bafasha imitima iri mu bigeragezo. Nayo mpamvu Yesu yavuze ngo tujye duhora dusenga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo uturinde umubi, udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Iryo sengesho mu gihe cyose turisabye, imbaraga z'Imana zizaza zohereze n'abamarayika bo kuba mu ruhande rwacu. Abamarayika bafite uruhare mu burinzi budasanzwe bw'itorero mu bihe by'akaga kari imbere. Uretse uyu munsi wa none turi mu bigeragezo n'amakuba, turi mu byorezo dusangiye n'abapagani badasenga, ariko mu bihe biri imbere isi izageraho noneho aba ari twe yibuka. Shapitire yacu izongera yuburwe. Muri ibyo bihe rero abana b'Imana bazaba bagoswe n'ibyago, akaga, isi yose irimo kubareba ko ari bo kibazo. Abamarayika b'Imana bazatumwa kuturinda. Bafite uruhare mu itumanaho ry'ijuru n'abantu. Uyu munsi wa none abantu bagomba kumenya yuko abamarayika ni imyuka ikorera imbere y'Imana, ariko iturinda, ikanadufasha, ikanatugira inama. Reka nongere nkubwire yuko mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imperuka, ingingo y'1093, abafite icyo gitabo Evénement du dernier jour, Ellen White yanditse amagambo akomeye yerekana inshingano y'abamarayika. Buri wese mu bacunguwe azasobanukirwa n'umurimo abamarayika bakoze mu mibereho ye bwite. Aya magambo arasobanura iki? Uyu munsi ntidushobora gusobanukirwa neza n'icyo abamarayika barimo gukora, ariko ubwo tuzaba tumaze kurokoka nibwo tuzamenya inshingano z'abamarayika. Ellen White yarakomeje arandika ngo marayika wamubereye umurinzi uhereye akibaho. Abamarayika baturinze kuva tukivuka. Marayika warinze intambwe ze akatwikira umutwe ku munsi w'akaga. Marayika, Imana izatwereka marayika wagiye arinda umutwe wacu ku munsi w'akaga kugira ngo ibyago bitaduhitana. Nyamara nanone marayika wamuherekeje mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu. Abamarayika baduherekeje mu bihe bigoye, kuko ntabwo abantu bose bazabaho. Hari abantu bazapfa, hari n'abazabona umwami Yesu badapfuye. Marayika rero wagiye aturinda akanaherekeza bamwe mu gicucu cy'urupfu. Ayo mumarayika nanone Imana izatwereka ububasha budasanzwe yakoresheje, akamuhaho kuruhukira. Murabyibuka yuko abamarayika bashyira urwibutso aho abana b'Imana basinziriye. Akaba n'uwa mbere wamuramukije mu gitondo cy'umuzuko. Mbega amagambo atangaje! Mu gitondo cy'umuzuko marayika wakurinze, wa undi waguherekeje mu gicucu cy'urupfu akagwaho uruhukira, ni nawe wa mbere uzahabwa amahirwe yo kugusuhuza. Mbega umunezero wo kuganira nawe no kwiga amateka yo gutabarwa n'ijuru mu mibereho y'umuntu ku giti cye, ndetse n'ukuntu ijuru ryagiye rigira uruhare mu murimo w'umuntu. Izi ni inshingano ijuru ryakoze biciye mu bamarayika. Akagingo k'1094 Ellen White yaranditse ngo mbega akaga, akagaragara n'akatagaragara, ako twakingiwe no kugobokwa n'abamarayika, ntituzigera tubimenya kugeza ubwo tuzabonera mu mucyo w'iteka ryose imigambi y'uburinzi bw'Imana.
nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko mu gihe nk'iki ngiki hari amabwiriza menshi yo kurinda umubiri wacu, hari amabwiriza menshi yo kwirinda, hari ayo kuguma mu ngo, hari amabwiriza yo gukaraba n'ibindi byose. Mu by'ukuri ni byiza, ariko nagira ngo mbabwire ngo abamarayika b'Imana barimo baraca hirya no hino, bashobora kuvugira mu bayobozi b'ibihugu batandukanye, bashobora kuvugira mu mabwiriza y'ibyanditswe byera turimo gusoma, bamarayika bera bashobora kuganiriza imitimanama yacu, bashobora kwica gahunda zitandukanye twe twashakaga kujyamo mu rwego rwo kuturinda. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none ni igihe cyo kubura amaso tukareba mu ijuru, kuko uburinzi bw'Imana ari bwo buturinze. Nyamara abantu benshi bashobora kubura amaso bakareba abadogiteri bakomeye, bashobora kubura amaso bakareba abanyapolitike bakomeye kubw'ibyo barimo kurwana nabyo, bashobora kubura amaso bakareba ibyo abayobozi b'amadini runaka barimo gukora, ariko imbaraga y'Imana itagaragara y'abamarayika iturinze tuzamenya neza ububasha bwayo mu gihe tuzaba tumaze gukira, kuko barimo baraturinda akaga kagaragara n'akatagaragara. Nshuti yanjye, twihuta, nagira ngo nkubwire icyo ijambo ry'Imana ryavuze dushobora kurongera muri Kristo, icyo Pawulo yasobanuraga cyane ari nacyo gifite imbaraga. Turi mu byago, turi mu bigeragezo, ariko igifite imbaraga si uguhanga amaso ibigeragezo n'amakuba, ahubwo ni uguhanga amaso Kristo, wa wundi wadushakiye igisubizo kirambye. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15, Pawulo yaranditse ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Amen. Ishusho y'Imana izagaruka gusa mu muntu wakiriye Kristo. Niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimwo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, biboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Amen. Ibintu byose bibeshwaho na Kristo, ni nawe utubeshejeho. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Mu magambo make, Yesu yazutse, hari abandi bantu bazutse mbere ye, ariko nanone ikintu kidasanzwe, abo bose bazutse babigize kubw'ububasha bw'umuzuko we. Ni nayo mpamvu iyo Yesu atazuka, n'abantu bazutse kera bari kongera bagapfa, kuko umuzuko wa Yesu niwe ushyira iherezo ku rupfu urwo ari rwo rwose abantu bazapfa, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose. Mu magambo make, amahoro Imana iduha mu mitima yacu ni amahoro yaturutse ku musaraba, kandi Imana imwiyungisha n'ibintu byose. Ibintu byose bishaka kuba muri Kristo Yesu bigomba kuba bishaka kubana n'Imana, bigomba kuba byiyunze muri Kristo Yesu, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 20, Pawulo nanone yarongera avuga ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Imana, umurongo wa 21, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Dufite Kristo rero uri hejuru y'ibintu byose, uri hejuru y'ibintu byose, Kristo uri hejuru y'imbaraga zose, Kristo uri hejuru y'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Reka mbabwire yuko Kristo yashyizwe hejuru y'amazina yose, Kristo yashyizwe hejuru y'ubwami bwose, nta bwami bukwiye kudutera ubwoba. Kristo yashyizwe hejuru y'imbaraga zose, nta mbaraga zigomba kuturangaza. Yashyizwe hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Mbese n'iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ntacyo. Umurongo wa 22, Pawulo mu Befeso igice cya 1 yarakomeje arandika ngo kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha n'itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Dufite amahirwe, turi mu itorero Kristo yahawe gutwara, kubw'ibyo natwe aradutwaye kandi azatugezayo amahoro. Itorero naryo ryagombaga kuba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Umaze gusoma aya magambo wakwibaza, kuki hari bamwe batizera Yesu? Kuki hari bamwe batemera nk'umwami n'umukiza? Iki ni igihe cyo kugira ngo ikintu cyose cyadutwara umwanya wa Yesu kigizweyo, tumuhanga amaso nk'ufite ubutware, ufite ububasha, ufite ubushobozi, ufite ibirenge biri hejuru ku buryo ibintu byose biri munsi y'ibirenge bye. N'amagambo akomeye cyane nshaka gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 27, ni icyigisho paji ya 27.
ibyakozwe n'intumwa, igitabo cyanditswe na Ellen White, ni icyigisho cya kane cyitwa Pentecoste, ni paji ya 27 akagingo ka kabiri. Ellen White yanditse Kristo ageze mu ijuru ibyabaye. Igihe Kristo yinjiraga mu marembo y'ijuru, yimikiwe hagati y'abamarayika bamuramyaga. Amen. Kristo yongeye gusumba abamarayika, ahubwo abamarayika barahamagawe kugira ngo bakore imirongo yimikwe bareba. Uyu muhango urangiye, Mwuka Muziranenge yamanukiye ku bigishwa be mu muriri mwinshi. Kristo nawe ahabwa icyubahiro gihwanye n'icyo yahoranye ibihe bidashira ari kumwe na Data wa twese. Gusukwa kwa Mwuka Muziranenge ku munsi wa Pentecoste bwari ubutumwa bw'ijuru buvuga ko kwakirwa k'umucunguzi kurangiye. Amen. Mu magambo make, igihe Kristo yimikwaga mu ijuru asubirana ububasha yahoranye mbere y'uko isi iremwa, kuko yari amaze kongera gucungura umuntu, yari amaze kongera gusubiza inama y'agakiza mu murongo, yari amaze gutuma Imana yongera kwigarurira ibyo yari yarazimije. Kubw'ibyo rero icyabaye nta kindi, Kristo yimitswe hagati y'abamarayika barimo kumuramya. Ibi bivuze ngo Kristo si umumarayika, ntangana nabo, ahubwo Imana yongeye kugaragaza agaciro k'umwana wayo. Kandi ibijojoba by'uwo munsi, umunezero udasanzwe, abigishwa bari barimo gusaba ngo Imana ibagenderere ibahindure, bakiriye ibijojoba kuko icyaberaga mu ijuru cyamanukiye no mu isi. Nk'uko isezerano rye ryari riri, yari amaze koherereza abayoboke be Mwuka Muziranenge uvuye mu ijuru nk'ikimenyetso cy'uko we nk'umutambyi n'umwami yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi ko ari uwasizwe kugira ngo atware ubwoko bwe. Amen. Ibi bintu biratangaje cyane. Kristo yimitswe mu ijuru, ariko umunezero, ambiance cyangwa se ibyishimo biri mu ijuru ntiyashatse kubigumana. Yibutse ko mu isi ahasize abantu, ahasize itorero rifite ibibazo, riri mu ngorane, arangije aryoherereza imbaraga Mwuka Wera. Ese nibibi byarabaye uyu munsi wa none ubwo Kristo ari mu ijuru, twavuga yuko atatwitayeho? Ibirimo kuba atarimo kubibona, akaga turimo atakabona? Oya, hari ibijojoba by'icyo Kristo arimo gukora mu ijuru birimo kugera mu isi. Nta kundi, ni igihe cyo kwiyubaka ku mbaraga z'Imana. Ibya Kristo afite, ubushobozi bwe, imbaraga ze, ubutware bwe, urukundo rwe, nibyo bitwiye kudutwara. Ibi bizatuma tugira imbaraga, tugira imitima idahutazwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Imana iguha umugisha kugira ngo wiyubake kuri izi mbaraga zikomeye, kandi ibijojoba by'icyo Kristo arimo gukora mu ijuru bimanukire mu mutima wanjye n'uwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'icyo urimo gukora kuko aricyo gifite akamaro cyane. Turi mu isi igoye, irimo ibigeragezo n'amakuba, ariko iki ni igihe cyo kwikomeza ku mbaraga zo hejuru, kandi zo hejuru cyane. Izo mbaraga ni izawe, uduhe kukubakaho, uturinde ubwoba, tuve mu bwoba. Turi mu gihe gikomeye kimeze nk'icyabanjirije Yerusalemu yuko irimbuka, kandi ubutumwa bwawe ngubu turabufite. Uduhe kubwizera no kubwakira no kwizera ngo tubere umwami n'umukiza, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.